nkuzaniye amashimwe urayakwiriye ndamye n'umutima wanjye ko ari wowe ukwiriye. Karibu. Amakari ni wowe ariko mana yanjye we Yesu nashimwe. mbazwe n'ukuri. Umeze ute? Meze neza. Iminsi myinshi pe twaraburanye si abantu baburana bakangana nta kintu bapfa Bari mu mujyi umwe. iyi minsi ni hatari kabisa. Akonje neza. Uje neza Yego. uri gutegura amasaha se? Ndi gutegura vuba bafite umuntu kwa muganga sha. Umuntu kwa muganga urwaye. Umuntu kwa muganga? Ndurwaye. Ni ka gasaza kanje ariko nta birenze. Yo, kari koroherwa nta kwihangana. Narwaye iki? Ni malaria bamusanzemo. Malaria zo zisigaye zikara. Malaria zo. Twakajyanye ejo bundi kameze. Malaria zo service. Umva ni hatari. Natwe ngo umurimbyi yagiye he? Ko dero kumubona. Ujye mumbwira nyine. Ni rwa rukundo rwabaye rukeya nyine rwo muri iyi minsi. Sibyo mbuze. Naye nzubone kubisaga hasi so nako nyifite nayo yanaragira mu ngo. Nikubisaga cyateka manze nkure none yumvi. Kibusura barusa. Siko ndi kumva nishuna yishya hasi kwikata ariko nta. Kibusura barusa. Ni ukwihangana. Se we. Kwihangana. Ahubwo se ko nakomeje kuvuga cyane Yesu we. Muzanira kahe gafanta. Tambaro byacu nabyo tuba dushyiramo. Sindibutse. Mugabo umeze ameze neza. Arahana nyarukiye ku muhanda ntago ari butinde. Araza. Yarari hano turi kumwe. Ameze neza papa anje wanjye rwose. Ameze neza. Nese mana yanjye muzanira ihe fanta. Nakomeje kuvuga. Hanze hari imbeho kusugo fanta y'imbeho. Nakuma icyayi. Amuzanira agacyayi. Nabukoze rwose akora kurimba neza. Yego se. Kurimba neza rwose Ahagaje bivuze neza. Amaze kuzanira ka cyayi sha. Muzaniye amashimwe urayakwiriye. Umugabo namusanze byose. Ngomba gukora ibishoboka byose. Uriya mugabo we. Ageze hano yasanga nambaye neza. Umugabo we ndatekereza. Muzaniya amashimwe urayakwiriye ndamanya n'umutima wanjye kumana. So wego mbona wagezeyo. Umva banza twikimbeho. Ndabona bitoroshye. Umuntu ufite umugore n'umugabo babana mu nzu cyangwa baryoboka bafite ubugari. Nabihinda ariko ushaka akagari nk'ako gutekera wowe. Oya. Uzuka n'umva araryoshye. Umva mperetse kujya ku isoko nzana ubugari bwiza. Ni ukuri niba ubushaka wambwira ngo gutekera. Oya, katuganire. None se ku rusengero abantu bose bari kwibaza ikintu cyo gutuma utazi. Ariko ntabwo byari bikwiye ko niba umuntu abuze twakajya dutera intambwe tukamere ko tuvuga tukamenya ikintu kiba cyatumye umuntu abona. Suko se? Suko? Nakwitonda rero navuga ngo reka muri korari nkwikundire ngo nayanjye. Nimba nawe umenya amakuru yanjye.
ariko nanjye naratinze abirwambisha ngo sha mama wanje turagukunda ibiki n'ibiki gusa ndarubonye umuvandimwe wanjye ahere kwa muganga hari n'urambwira ngo ameze ate ariko nanone nyine data cyakora disi ntabwo wari gutindaho ibyo ngibyo kubera yuko muri kino gihe cyangwa no mu buzima bw'umuntu busanzwe abantu basigaye bari muri menshi ariko urabona muganira n'umuntu ufite kuba nakwitwara mwikomo wenda ko utateye no ngo tuzi tukurebera icyo kibazo muri iyi minsi barakuze nanjye numvaga wibereye mu zawe ntabwo natekereza ukuntu uzi uririmba nazize ukuntu ukunda umurimo ndavuga ngo ubwo mvuye gusenga reka nze manyure numve ariko warabuze n'umugabo yarabuze oya nta yindi mpamvu niyo ariko mwarimu ababizi mba namuhamagaye nkamubwira ahubwo se amakuru yo muri korali de amakuru ni meza tumeze neza tumeze neza ariko we impe nkuru ngo mama Pamela atandukanye n'umugabo umwana atandukanye ariko inkuru ziragenda yatandukanye n'umugabo kumaze amezi abiri utaza ku rusengero kwakundi ngo yihagararaho areka ntizaranze kumaze amezi abiri utaza izo nkuru zikugezeho ariko si niko byagenze ariko ntabwo namuseka ntabwo biba byoroshye disi ntabwo biba byoroshye ariko hamwe no gusenga Imana izajya ibigenza neza izabigenza neza uzongera gusubirana ihumura rwose none se Kariza disi ameze ate ameze neza biragenda ameze neza ariko arimo aranyishyuza papa we arimo aranyishyuza se urabizi neza ko nta muntu ndabizi ese si ubizi ko aba ari ibanga ryanjye nawe arimo aranyishyuza iki uraza kubigira ute ni ugusenga Imana ikareba ibijyamo nta kintu nakora cyangwa nkahitamo kumubwiza ukuri mugira n'ibyo muvuga mutinyuka kuvuga hari akaririmbo gashyashya ukamubwira ngo urabona buriya ngo ntabwo ari papa wawe ngo papa wawe ni runaka uzi ugaherayo bumubwira ariko ntanabimubwira nuko ntarageze igihe cyo kujya namubwira ko namubwira uzi impamvu nshaka kubimubwira nuko ntari namenya Yesu ibyo nakoreye hanze iriya ari mu ngaruka z'ibyabivuyemo nabimubwira ibyo ngibyo rero nabyo ni ikibazo upfa kumubwira ko papa we ari uriya komeza umubeshya ngo runaka umuzirikaho se utari wowe kubera iki mubwiza ukuriya ahora abona n'ubundi ko ari papa we bigira inzira biragoye kumubwira uko kuri nabwo azi ko nsenga azi ko ndi umuhanuzi azi ko ndi umuririmbyi icyo ni ikibazo urugamba nk'ukora inshuti yanjye ikibazo ndakora iki nta kintu nakora muri ibyo ntacyo agacyayi se kameze gate kugera ku nzoga araryoshye ni ukuri wamfura araryoshye ariko rero twagumye muri menshi hari undi muntu nawe udaheruka kuza nosiyata hamwe na Aimable rwose ntaheruka kuza kandi uyu munsi n'ubu imvura yaguye niyemeje kunyura kuri buri muririmbyi cyangwa ukundi mukerarugendo ni ukuri ubu ngubu nibyo niyemeje uravangaha ujye kwa Aimable ujye kwa nosiyata ariko kubera ko turi mu gihe cy'itera wabona nosiyata yibereye mu gutera ibishyimbo urabizi ko akunda guhinga wabona wenda ariyo mpamvu yahuze cyangwa se akaba yarahuye n'ikibazo ati tubimenye se sinzi nkuko nawe navuze ngo reka mpigerere mubaze n'abandi reka ngende ngereyo menye uko bameze gusa ngiye nabo n'umutware wabo
ngo nawe musuhuze. ese koko ko nawe atinze na telefone nayitaye. Oya teka ujye muri umurwayi ngo shawura oya nuni unamerekeza umerekeje irondogora ryanjye nawe ndarizi yego pe musiye duhuye reka tugomba twaba twinshi mwa kanje akuse nanjye kwa kubera kumva abantu ndi gusura nanjye ndanasenze reka dusenge gusura mwabo nta kibazo biro bikomeza. Mwami Yesu turagushimiye ko ubanye natwe nasanze muri amahoro nanjye mageze ndi muzima n'uhimbaza. Uyu mubyeyi nsanze waramurinze akaba ari nubwo afite ibibazo bigiye bitandukanye ariko waramurinze n'ushimwe. Kristo bibaye ngombwa ko ngenda ngiye gusura abandi bavandimwe ugendane nanjye ariko uburinzi bwe buhabe mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zibatera mu izina rya Yesu. Uburwayi buri kuri muvandimwe we mu izina rya Yesu utanga ubuzima buzima kandi mwamurinde umutwaro w'umurugo by'umurinde impanuka urinde amaguru urinde umuhe kandi ngukunda umurinde. Urakoze rero rinda abana ba hano mu izina rya Yesu. Tongera kuba tuzashima izina ryawe ngare ku burinzi bwawe bukomeze butubeho ndetse butubaneho na bene data bose ni mu izina rya Yesu. Ariko uyu mutwaro umurinde. Urakoze Yesu ndagiye genda nanjye n'abasi bose gane nabo tongera kuba tuzashima izina ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze yego ariko sijye umutware wawe musengere Imana imurinde gucika amaguru mu izina rya Yesu. Reka ayo musengere ahubwo cyane musengere reka ngende nayo ubwoba oya umusengere shayi Imana iguhe kagende ariko nawe umuguhobana y'abagore ba kera yewe sawa n'ukuri yego musigara amahoro yego nanjye reka nteka vuba yego musigara amahoro yego umuhanda mwiza yego murakoze nsuhuriza abana. Yes sir. Ndacyari mu kazi. Nendaga gutaha ariko hari dokima nari ntarasoza. Ya raporo narayikoze narayibahaye kuri email nayibahaye kuri email. Hari indi yihutirwa. Okay, nari ngiye gutaha ariko nta kibazo mwayema nkareba muko imeze nta kibazo. Okay sir. Bless you sir.
sheri mwiriwe mute? Mwiriwe neza ariko ndaye mu kazi mbonye bampaye indi raporo ngiye gukora ndataha butinze mwihanganire. Se akazi ko ariko kagenda abana bameze batese? Anje avuye ku ishuri? Okay. Mubwire ngo dadi aramukunda. Okay. Nta kibazo. Gusa akazi tugomba kugakorana umwete sheri. Nagira ngo mbikubwire utaza kugira ngo wenda ahandi nanyuze. Dore ko abagore musigaye mugira utuntu twinshi mugatekereza ko ari ahantu umugabo yaciye mu bandi kandi bizi ko ntabishobora. Hari ikindi kibazo ufite kijyanye n'iki? Sinzi ko nagisize mbikemuye koko. Okay, reka nkore akazi ndaje mu kanya sibyo? Kandi ndagukunda. Okay, bye. Sawa. Hallelujah.